ubwo rero urebye kuntu cryptocurrency ubu zimeze, igihe cyiza cyo kugura, ni igihe cyiza cyo kuba wagura, ukawagura bitcoin, ukawagura ethereum, ukawagura solana, kuko solana iri ku madolari 100, ukawagura sui, ukawagura aptos, ukawagura n'izindi coin zisa nkaho ziri big cyane. Sibye nka coin wenda ya Hyperliquid, niyo coin isa nkaho irimo itwara neza cyane, irimo surviving no crash. Ni coin y'abanyamerika, wenda muze kuyichecking out muhire kuntu ikora. Alright, Neji nk'ibisanzwe ugarutse, uno munsi tugiye kuganira kuri cryptocurrency. Ese cryptocurrency murabona zitwara gute? Ubu ngubu murabona muri uno mwaka wa 2023 cryptocurrency zirimo zamanuka cyane. Mu minsi ishize gold na silver cyangwa izindi commodity zose zazamukaga cyane bitangaje. Abantu tukibaza duti ese gold igiye kugera ku bihumbi 10, igiye kujya ku 27. Hari aba influencer bamwe batandukanye ku isi bagiye bavuga ko gold ishaka kujya ku 27, barimo ba Robert Kiyosaki n'abandi batandukanye. Abo muzi bagiye bavuga ko gold igiye kuzamuka ikagera hejuru, ariko njye siko mbibona. Gold urumva, murabona ko uno mwaka wa 2025 washize, gold yari iri kuri market cap ya trillion 27.30. Ubu ngubu ejo bundi yageze kuri top kuri 5,600, iri kuri market cap ya trillion 40 urumva yikubye hafi 26.30%. Urebye n'umwaka ushize, urumva rero iyo volume cyangwa se ayo mafaranga menshi yiyongeyeho cyane, bisa nkaho bidasanzwe, n'ibintu bidasanzwe cyane. Mu myaka irenga 20 cyangwa 30 ishize nibwo ibyo bintu byaheruka kuba nyine, ku buryo gold izamuka ku kuntu, cyangwa se amafaranga akazamuka muri ubwo buryo, yaba gold cyangwa silver, izo metal zose. Ariko kuri cryptocurrency ntabwo ariko byagenze. Cryptocurrency Bitcoin ku itariki 6 z'ukwa 10 2025 niho Bitcoin yageze kuri top. Ubu tuvugana yageze ku 126, ariko ubu ngubu iri ku 74. Murumva yamanutse hafi 45%. Urumva abantu baguriye kuri 126 bari mu gihombo kinini cyane. Abantu bo noneho bafite cryptocurrency zindi, izo bitatu twita altcoin, izo ziri hasi cyane, ziri muri 80%, 90% rose. Ubwo urumva ko ziri hasi cyane. Bamwe tukavuga duti ese cryptocurrency era yayo yararangiye, ese cryptocurrency urumashaka kuyirwanya, ese cryptocurrency ni scam byanyabyo, cyangwa se cryptocurrency ni iki? Ubundi cryptocurrency nkuko muri video zatambutse, cryptocurrency ni amafaranga y'ikoranabuhanga, ni amafaranga abantu bicreatingiye ubwabo dukoresha online. Hari rimwe dukunze twese cyangwa tuzi, hari iyo bita Bitcoin, hari za Ethereum, hari za Solana, hari za Monero, hari n'izindi coin zitandukanye. Buri mwe n'indi ibifite umwihariko wayo, ubufite ikikoreshwa, ikikemura ibintu byinshi bitandukanye. Murabizi ko cryptocurrency hari ibintu byinshi ikemura kurusha ano mafaranga asanzwe. Ibyo wenda tuzagenda tubiganiraho mu yindi video izagenda isa, kugira ngo basobanure neza imikorere cyangwa se uko cryptocurrency ikorwa n'ukuntu imigenzereze yayo muri rusange. Rero iyo ubonye cryptocurrency, ubundi mu minsi yashize twakugiraga ikintu bitaga bull run. Bull run ni igihe habaho FOMO, fear of missing out. Abantu benshi cryptocurrency zikazamuka cyane, zikikuba cyane, ariko nkuko twari tubyiteze mu mwaka wa 2024-2025 ntabwo ariko byagenze. Twajeho Perezida Donald Trump, twamwitaga pro crypto president, ariko ubu ngubu kuva yajyaho coin zirimo ziramanuka cyane, amafaranga arimo aramanuka cyane, ugasanga abantu benshi bajya mu bihombo. Umwaka ushize coin zaramanutse, turabati ibi bintu ni ibiki? Kandi rero twari twiteze izamuka rikabeje ya bull run, ako byahindutse bear market. Urebye ushishoze kuva muri 2021 kugeza muri 2026, ubu tuvugana ubona ko majority ya cryptocurrency nyinshi zamanutse cyane. Sibye Bitcoin, ariko izindi nyinshi cyane zagiye zimanuka cyane, abantu benshi bagahombiramo amafaranga menshi. Ese ibi bizarangira ryari? Ikintu mbona, murabona ko kuri analyse zanjye murabona ko Bitcoin yagarutse nkaho uri kuri support kuri ku 74, ishobora kuzajya ku 69,
ariko iyo zone niho tubona bounce back. Ubu ngubu abantu benshi cyangwa se aba investor benshi nizo zone barimo barashaka kuguriramo. Amakampani menshi arimo aragenda agura nk'uko mujya mubibona. MicroStrategy igenda igura buri munsi Coradise igenda igura gake igura Bitcoin. Murabizi ko ariyo company ubu ngubu isa nkaho ifite Bitcoin nyinshi iholdings. Hari n'izindi za BlackRock, hari n'izindi company nyinshi zirimo zigura Bitcoin cyangwa se cryptocurrency. Nawe rero ubwawo ushaka kureba ko bati ese no cryptocurrency worth to buy it, kuko ubu ngubu market ya cryptocurrency ubu ngubu total iri kuri trillion 2.7. Urumva ni market cap ntoya cyane ku buryo ishaka kugera kuri trillion 10 cyangwa se trillion 5 ikazamuka cyane. Ariko abantu benshi bapanitse cyane, barimo bavuga ati Bitcoin ntishobora kujya ku 40,000, ntishobora kujya ku 20,000. Iri ku 90,000 twashaka ko Bitcoin tuyibona hasi, none yaje hasi, twagize ubwoba. Wehe rero cyangwa se unkurikiye, ntago ari ngombwa kugira ubwoba mu gihe abantu barimo basenga cyane, ahubwo ni igihe cyiza cyo kwakumulatinga cryptocurrency zitandukanye, ukaba wabasha kwibikaho cryptocurrency. Murabizi cyangwa se abantu bagiye babona muri cycle zagiye zibanza za 2016, 2020, 2021 babonye ukuntu cryptocurrency zizamuka. Iyo tugeze muri season yayo cyangwa muri era yayo ya bull run, market irazamuka cyane, ugasanga irimo kuba inshuro 10-15. Ngiye byanteye ubwoba, nibwo mu maso yanjye nabonye gold yiyongeraho trillion zigera muri 5 mu gihe kitarenze iminsi 2. Ni ibintu bitangaje cyane. Nubwo byaje kurangira mu cyumweru gishize, duhera kuno kwezi kwa mbere kwa 2026, nibwo gold na silver yamanutseho hafi 27% ku munsi. Hafi trillion zigera muri 3 n'igice kuri silver zamanutse, zahombye. Nyine abo bantu bahombye bose ayo mafaranga, n'umuri amafaranga menshi cyane. Barimo bavuga ngo hashaka kuba rotation ishobora kuvuga ngo amafaranga ave muri gold na silver aze muri Rio gold cyangwa se digital gold, niyo bakunda kwita Bitcoin cyangwa se za Ethereum. Ariko siko byagenze, ntabwo ariko byagenze, ahubwo nazo zaramutse cyane. Ethereum yageze ku 2,100. Ni igiciro gito cyane urebye Ethereum performance zatambutse zashize. Ethereum ntabwo irimo itwara neza ntabwo irimo itwara neza. Twari tuzi ko muri 2025, 2026 Ethereum izaba iri hejuru y'ibihumbi 10, ariko ubu ngubu iri ku 2,000. Urumva ko iri ku gaciro gatoya cyane ugereranyije no ku Ethereum legacy ifite n'ibindi ikora byinshi cyane. Murabizi ko abantu benshi dukenera ku ma network menshi atandukanye kuri ERC20. Murabizi ko ari network iri strong cyane, na altcoin menshi niho ari. Ubwo rero nk'umuntu ushaka kwinjira muri crypto holding, nubwo isa nkaho ari risk cyane, namufavoriza guhitamo coin ziri top 10 cyangwa se top 100, akareba muri coin market cap, akareba coin ziri hejuru cyane yaguraho, zifite market cap ubu ngubu isa nkaho igaragara, kuko urumva coin zose zaramanutse cyane, ziri hasi. Ubu ngubu bisa nkaho umuntu icyizere nyine kiri hasi kiri hasi. Nanjye nagiye mpombiramo byinshi, ariko nta kundi nyine ni investment zose ni risk, murabizi cyane. Ubwo rero urebye kuntu cryptocurrency ubu zimeze, ni igihe cyiza cyo kugura, ni igihe cyiza cyo kuba wagura, ukawagura Bitcoin, ukawagura Ethereum, ukawagura Solana, kuko Solana iri ku $100, ukawagura Sui, ukawagura Aptos, ukawagura n'izindi coin zisa nkaho ziri big cyane. Sibye nka coin wenda ya Hyperliquid, niyo coin isa nkaho irimo itwara neza cyane, irimo surviving no crash. Ni coin y'abanyamerika, wenda muze kuyichecking out muhiye ko nikora. Ariko izindi coin majority yazo nyinshi cyane ziri hasi cyane. Ni ngweho ugomba kwifatira decision, ukavuga ati ino coin nayi buying se cyangwa se nabanyibitse, kuko ni asset. Iyo uguze coin urayiholding, bari asset, ahubwo value yayo niyo idepreciating cyangwa se ikapreciating in values. Ahubwo rero ni wowe ubwawe ukwiye kugira decision uza kuza guhitamo. Murakoze cyane rero, ni Neji nk'ibisanzwe, amakuru ya cryptocurrency, forex trading cyangwa n'ibindi bitandukanye, financial market zose muzamubona kuri Neji Insight. Murebeho amakuru menshi atandukanye, hari n'ibindi bintu byose nzambategura byinshi cyane bitangaje byiza muzishimira. Sawa, ciao, see you.